umurwa w'ibyago n'ibibazo. Kubera mwibuke ko inkike zikomeye zari iz'Iyeriko, indaya zikomeye nka Barahabu bari ab'Iyeriko, ufasha abambuzi bakomeye nka ba Zakayo bari ab'Iyeriko, impumyi zikomeye nka ba Bartolomayo bose bari ab'Iyeriko. Uri kumva Iyeriko ni impumyi, ni indaya, n'abambuzi. Rero uyu muntu kuva i Yerusalemu aje i Yeriko, uri kumva mu yandi magambo yari yayobye kabisa, yarakwiriye gukubitwa. Na niyo mpamvu yakubiswa, ahubwo mbwiraga abantu yakubiswe inkoni nkeya. Abakunzi ba Tabara TV mwese turabasukije mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi Imana yemeye ko ikoresha cyangwa se yongera kubaganiriza inyuriye mu mugaragu wayo witwa Prince Mugabonake. Ndu mwarimu w'ijambo ry'Imana n'umuvuga ubutumwa guturuka muri Kongo. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, turabanza dusenga Imana mu ncamakeya, maze tuganira icyo Imana yadushize ku mutima. Mana Data twese uri mu ijuru, turaguhimbaje kuko uri Imana ishobora byose, uri Imana ikorera byose icyarimwe, ubikunze, uri Imana igaragaza urukundo rwayo, Nyagasani rutarondoreka ku bakomeye n'aboroshe, abari hafi n'abari kure, kugira ugumye Nyagasani kugaragaza imbaraga zawe n'ubumana bwawe, ubiherebwe icyubahiro kuko ukorera muri bose Nyagasani ntawe urondoye, uko wowe urukundo rwawe rutarondoreka. Urakoze kuko uduhaye uyu mwanya wo kuganira ijambo ryawe. Reka iri jambo rimanukana imbaraga n'ububasha n'ubushobozi buvi wawe. Reka imbaraga z'umwuka wera ziganze. Reka Nyagasani uganze mu mitima y'abaratwumva bose, abari hafi n'abari kure, abari mu migabane Nyagasani 5 yose y'isi, barakurikiraniye icano bose Nyagasani babone kungukira mu ijambo ryawe ry'uyu munsi. Urakoze kuko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ijambo turi buganireho uyu munsi ni ijambo ryo kuvuga ngo urukundo rw'umuturanyi nyakuri. Urukundo rw'umuturanyi cyangwa se umuvandimwe nyakuri turaribona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice byaho 10 umurongo wa 30 turasoreza kwa 37. Ijambo ry'Imana ni kuvuga ngo Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gicu cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusigashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amufuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushira ku ndogobe ye, amujana mu icumbi ry'abashitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2 aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo musigiye nzabikwishura ngarutse. None utekereza ute muri abo batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugira utyo, amen. Turi kuganira ku ijambo rivuga urukundo rw'umuturanyi nyakuri. Urukundo rw'umuturanyi nyakuri, kuko dusanze ari cyo kibazo, ariyo nkomoko y'uyu mugani wa Yesu Kristo yaciye bihereye ku murongo wa 29. Kuko ijambo riri kuvuga ngo ariko washatse kwigira shashi abaza Yesu ati, harya umuturanyi wanje ninde, cyangwa mugenzi wanje ninde? Wowe uri kunyumva aya masaha, umuturanyi wawe ninde? Kugira tubashe gusobanukirwa ijambo umuturanyi cyangwa se tumenye umuturanyi nyakuri, bidusaba gusobanura mu ncamakeya uyu mugani
uwo bita umusamariya mwiza. Uyu mugani mbere yuko tuwusobanura bisaba tumanze dusobanukirwe iyi migwa ebyiri, iyi mirwa ibiri, Yerusalemu na Yeriko. Ijambo ry'Imana rikuvuga ngo umuntu yavaga i Yerusalemu aja i Yeriko, amanuka i Yeriko. Akabazo dukwiye kwibaza nuko uyu muntu atavaga i Yeriko azamuka i Yerusalemu, ahubwo ava i Yerusalemu amanuka i Yeriko. Kandi muri kumva kuva i Yerusalemu uje i Yeriko ntabwo ari ukuzamuka, ahubwo ni ukumanuka. Nayo magambo abiri, kuzamuka no kumanuka, bishize mu mwuka bifite ubusobanuro butandukanye. Iyo uri kuzamuka ni ugukura, ni ukugenda ugwiza urukundo muri wowe, ugwiza imibanire yawe na Yesu Kristo amanywa n'ijoro. Ariko kumanuka bisobanuye gusubira inyuma, bisobanuye kugwa, kugenda ucogora mu mirimo y'urukundo cyangwa se mu kwera imbuto y'umwuka. Uyu muntu rero yavuye i Yerusalemu amanuka i Yeriko. Dusobanuriye imirwa ibiri. Uwa mbere ni Yerusalemu. Yerusalemu ni ijambo rivuye mu Giheburayo, mu magambo abiri y'Igiheburayo. Irya mbere ni Iyeru, irya kabiri ni Shalome. Iyeru Shalom bishatse gusobanura umurwa w'amahoro. Kubera Shalome muzi ko ari indamutso yabera ivuga amahoro. Iyeru Shalom, umurwa w'amahoro. Wakwinjira no mu Kigiriki rikaba rivuye mu jambo rivuga Yerusalemu. Harimo ijambo salama, kubumva igiswahili salama bisobanuye na ry'amahoro, cyangwa se Dar es Salaam mu Cyarabu uri kumva na amagambo agiye gusa afitanye isano. Rero uyu muntu yarari mu murwa w'amahoro. Mu yandi magambo yarari Yerusalemu, mu murwa w'umudendezo, umurwa w'amahoro, umurwa w'umutuzo, umurwa w'umuntu ageragamwo akagwa neza, ukamurwa neza. Ukurikiyeho ni umurwa witwa Yeriko. Iyi Yeriko naho ni umurwa wagereranyaga makuba n'impagarara. Donc ni umurwa w'ibyago n'ibibazo. Kubera mwibuke ko inkike zikomeye zari izi Yeriko. Indaya zikomeye nka Barahabu barabi Yeriko. Ufasha abambuzi bakomeye nka Bazakayo barabi Yeriko. Impumyi zikomeye nka Bartolomayo bose barabi Yeriko. Uri kumva Yeriko ni impumyi, ni indaya, n'abambuzi. Rero uyu muntu kuva i Yerusalemu aje i Yeriko, uri kumva mu yandi magambo yari yayobye kabisa, yarakwiriye gukubitwa. Na niyo mpamvu yakubiswa, ahubwo mbwiraga abantu yakubiswe inkoni nkeya. Gute wava i Yerusalemu ukamanuka ukaja i Yeriko? Umuntu uri i Yerusalemu ufiteyo ubushobozi bwose, ufiteyo imigisha yose itandukanye, ariko irari ry'i Yeriko rikakugarura, irari ry'i Yeriko rikakumanura, rikakuvana muri Yerusalemu. Uri kumva rero ubu ukwiye gukubitwa. Ikintu tugomba gusobanukirwa, hagati y'i Yerusalemu n'i Yeriko haba hahishwemwo abambuzi, haba hahishwemwo abantu bagira nabi. Nuva i Yerusalemu umanuka i Yeriko ugomba gukubitirwa mu nzira. Niyo tuvuze Yeriko muri iki gihe, Yeriko n'isi ni ahantu hawanye n'irari ry'isi, mu busambanyi, mu bujura, mu bibi byose uko tubizi. Naho Yerusalemu ni umurwa w'amahoro, kandi amahoro yacu muri iki gihe ntabwo tuyabonera i Yerusalemu nk'igihugu, ahubwo Yerusalemu yacu y'iki gihe ni muri Yesu Kristo. Muri Yesu nimwo tubona amahoro, umudendezo nimwo tubonera amahoro yo mu mutima, amahoro yuzuye tuyabonera i Yerusalemu. Kandi iyo winjiye muri Yesu Kristo rero bigusaba kugumamwo, ikintu cyose nikikuvane muri iyo Yerusalemu ngo kikugarure i Yeriko. Ikibazo rero dufite,
nkuko mubizi iyi channel yacu ya Tabara TV tujaga gusura imfungwa, tugasura abarwayi, tugasura n'abandi bantu batandukanye, ariko urebye abantu benshi tujaga gusura dufatiye ku bafungwa n'ababa bavuye i Yerusalemu bari kujiyeri bagakubitwa, ugasanga umuntu yari umuririmbyi mwiza, yari umuvugabutumwa, yari umukristo mwiza, ariko irari ry'umubiri rikamukurura akaja gusambana, akaja gufata amadeni, akaja kwiba, akaja kurya za ruswa. Ibyo byose bikamujana Yeriko, yitwa igereza, yitwa ibyo byose rero yaba byinjiyemo bikamuvana mu bushake bw'Imana. Byaba bimuvanye mu bushake bw'Imana agakubitwa, ugasanga bimuzaniye ingaruka mbi zirakora ku buzima bwe bwa gikristo, zigakora ku muryango we, zigakora ndetse no ku itorero asengeramo. Ariko ikintu ngusabye wowe uri kutwumva, bigusaba kugumira i Yerusalemu. Niyo mpamvu tube nka Paulo, tumwigireho. Yaravuze ngo ni igiki kizantandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni igiki kizamvana i Yerusalemu? Ni inzara se? Ni ukwambara ubusa se? Ni ubukene se? Ni uburwayi se? Ni ubukire se? Ni uguhaga se? Ni ukutunga byinshi se? Aravuga haba ikigaragara n'ikitagaragara, cyangwa se n'urupfu, nta kizamvana, nta kizantandukanya n'urukundo rw'Imana, kuko kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu. Wowe uri kutwumva rero bigusaba kuguma i Yerusalemu. Ariko uyu muntu rero nubwo yakoze aya mafuti akamanuka Yeriko, uwamushize i Yerusalemu aje kumushaka amubuze, amugirira impuhwe, aravuga binsaba ko nja gushakisha umuntu. Uri kumva ni urukundo rukomeye. Yaramukoshereje, yamwishuye nabi, ariko yitanga kuja kumushakisha. N'uwo muntu iyo tuvuze umuntu donke mu Giheburayo ni Hada, bishatse gusobanura Adamu bashize mu ngobyi ya Edeni, baramubwira arye imbuto z'ubwoko bwose n'ibindi byose abibamwo neza, ariko bigeze nyuma irari ry'umubiri riramukurura, bashaja kurya ku mbuto yabujijwe n'Imana, ngo ashaka gusa nayo. Uri kumva kurenga imipaka nico kintu kigwishije itorero ry'iki gihe, nico kintu kigwishije abakristo b'iki gihe. Ntabwo waba utafite imipaka, bisaba kugira imipaka utagombwa kurenga, kandi nuzirenga uzakubitwa. Imana idufashe cyane. Rero Imana imubuze mu ngobyi ya Edeni, isaba kuja kumushaka, yohereza umutambyi ngo aragenda. Ageze muri iyo nzira asanga uwo muntu yarakubiswe atabwa mu nzira, hasigaye gatoya ngo apfe. Umutambyi amubonye yiyambariye imyambaro ya gitambyi, aravuga ntabwo nakora kuri uyu muntu, ari kunuka, ameze nabi, aritambukira, arakomeza. Uyu mutambyi yagereranyaga iki? Ubwo Adamu yamaze gutakara, amaze kuva mu bushake bw'Imana, Imana yashatse kumugaruza amategeko. Iyo tuvuze amategeko ni ibitabo 5 bya Mose, Itangiriro, Kuva, Abalawi, Kubara no Gutegeka kwa kabiri. Ibyo bitabo byose Imana ibizana byuzuye amategeko ngo iribone ibashe kugarura umuntu mu bushake bwayo, ariko umuntu ntiyashobora kugaruka, ahubwo amategeko ngo amwica kurushaho. Rero ni kuriya umutambyi yamubonye. Umuntu abonye umuntu wambaye imyambaro ya gitambyi aravuga ndatabarutse, ahubwo wa muntu ngo arakikira, yinyurira iyindi nzira. Uzi kuba wari utegereje ngo umuntu runaka ubonye yambaye imyambaro, yambaye umusaraba, ngo agiye kugutabara, uwo wari uzi ngo aragutabara ntagutabare, aho kugira uburibwe bugabanyuke buriyongeraga, kubera uwo wari uzi ko aragufasha ntagufashije. Niyo mpamvu ngiye kukubwira wowe uri kunyumva, byiringiro byawe, kwizera kwawe gukure mu bavandimwe bawe, gukure mu bantu bawe bagiye mu Burayi, muri Amerika. Wowe nimba ukiri na Kivari, nimba ukiri mu nkambi yari yo yose, nimba ukiri mu Rwanda, aho uri hose, ihangane, kwizera kwawe n'ibyiringiro byawe ubishinge muri Yesu Kristo, ubishinge mu Mana, niyo nshuti idahemuka. Naho abantu baraguhemukira, abo bo washizemo ibyiringiro byawe nibaguhemukira uzaribwa kurushaho.
bizakubabaza kurusha ubwo buzima uri kunyuramo. Niyo mpamvu ikintu gikomeye, izere Yesu Kristo aba ari we ushingamwo ibyiringiro byawe byose. Uwo Mulawi, uwo mutambyi ananiwe misiyo, bohereza Umulawi nawe yagereranyaga ubuhanuzi, nawe aragenda amugezeho, amubonye aritambukira aragenda. Uyu Mulawi yagereranyaga ubuhanuzi, muzi isezerano rya kera rigabyemo ibice bibiri bikomeye, amategeko n'ubuhanuzi, guhera ku gitabo cya Yoshua ukageza kuri Malaki n'ubuhanuzi. Nabwo Imana ibutuma kugira ngo irebe ko buragarura umuntu mu bushake bwayo, ariko nabwo burananirwa. Ubuhanuzi burananirwa, bwagereranyaga uyu Mulawi, nawe amugeze amubonye aritambukira. Ngiye kukubwira nk'ukuntu maze kubivuga, nta muntu uwo ari we wese ukwiye kwizerwa. Ijambo ry'Imana rikuvuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe. Ikintu gikomeye, uwo tugomba kwizera no kwiringira ni Imana gusa. Uri kureba uyu Mulawi yarananiwe, umutambyi arananirwa. Bamaze kunanirwa bose, ngo hashize igihe gito, umwanya mutoya, umusamariya mwiza araza. Ngo araza anyuze muri iyo nzira, amubonye ngo amugirire ikigongwe, amugirire impuhwe. Amugiriye impuhwe ngo aramwegera, aramupfukapfuka, ngo afata divayi ayoza inguma. Byabise barabyoza, byogesha divayi, arabyeza arabitunganya. Ni umusamariya mwiza, nta wundi yagereranyaga Yesu Kristo, kuko ari we musamariya mwiza wadutabaye aho abantu bari badutereranye, aho inshuti zari zanze kudutabara, waradutabara. Ngo amwogesha inguma ze. Ntabwo yakurikije kunuka, ntabwo yakurikije akababaro yarari, ntabwo yakurikije guseba cyangwa se kwambara ubusa k'uyu muntu yararimo, ariko urukundo yari afite kuko rutagereranwa, aramanuka yinjira muri izo nguma, muri ibyo bise batangira kumweza. Uri kumva urukundo rw'Imana ruri hejuru cyane, ni rurerure cyane, nta warurondora, kubera rusumba ukwezi, rusumba izuba, ngo ndetse n'ikuzimu naho rugerayo. Ni urukundo rutarobanura imfubyi, waba ufite umubyeyi umwe, waba warabuze bose, waba uri umupfakazi, waba uri umujura, waba uri umusambanyi, aho uri hose, urukundo rwa Yesu Kristo ruri kugushaka. Uko waba umeze uko ariko kose, nubwo abantu bagutereranye, Yesu we ntabwo yari yagutererana, aracyagukeneye. Numwakira nk'umwami n'umukiza, nawe arakwakira nk'umwana wayo, umwana we. Igikurikiyeho rero ngo yoza izo nguma na divayi. Iyi divayi yagereranyaga amaraso ya Yesu Kristo, yatwogeje inguma zo mu mutima, inguma z'ibyaha, inguma z'ubusambanyi, z'ubujura, z'ubwibone, zo kurya za ruswa. Ibyo byose amaraso ya Yesu Kristo niyo yatwejeje. Ngo amaze kumwezesha divayi, ngo afata n'amavuta. Aya mavuta nayasiga muri bya bisebe. Uri kureba ubundi igisebe kucezesha alcohol cyangwa se divayi ntabwo biba bihagije. Hari icyo bita ama infection. Aya ma infection itenarongera garuke, amabakteri tenasubire mu gisebe. Ahubwo iyo bamaze kucyeza, bamaze kucoza neza, no kwa muganga baragiproteja, barakirinda, bagisiga amavuta cyangwa se bagashiraho ibande. Aya mavuta rero nta kindi yagereranyaga. Yesu amaze kweza intumwa, amaze kuzezesha amaraso ye yasesekaye ku musaraba, mbere yuko azamuka arazibwira ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi. Ibyo bisebe ntabwo nzabisiga nk'imfubyi, kuko mwakongera mukagwa mu byaha, ahubwo nzaboherereza umufasha. Uyu mufasha ni yayo mavuta, n'uyu mufasha nta kindi yagereranyaga, ni umwuka wera w'Imana. Haleluya. Uri kumva, ntabwo twebwe twakwishoboza kutarwa mu byaha twagwaga mu mbere, ahubwo udushobozaga kubinesha ni imbaraga z'umwuka wera.
na niko Yesu yabwiye intumwa mu byakozwe n'intumwa 1:8 arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira namwe muzaba bahamya. Ntabwo washobora guhamya ukuri udafite umwuka wera. Ntabwo washobora guhamya kugumana n'umugabo umwe n'umugore umwe udafite umwuka wera. Ntabwo washobora kwishura amadeni batari kukwishyuza udafite umwuka wera. Ntabwo washobora kwirinda ibyo byaha nayo marari y'isi ari kugukurura udafite umwuka wera. Niyo mpamvu imbaraga za mwuka wera zirakenewe mu buzima bwawe, zirakeneye muri ico gihugu urimo, zirakenewe muri ugo mudugudu utuyemo no mu rugo rusengero usengeramo. Amaze kumusiga yo mavuta ngo aramupfukapfuka amwuriza ku ndogobe amujana mu nzu y'icumbi. Rero amugejeje kuri iyo nzu y'icumbi, n'inzu y'icumbi nta kindi igereranya urusengero nyakuri umurusenga Yesu mukuri no mu mwuka abakristo basengeramo. Urwo rusengero n'urusengero rw'umwuka n'iryo cumbi. Iryo cumbi rero hamagara nyir'icumbi ngo amuhereza denari 2. Izo denari 2 ni ijambo ry'Imana ryagereranyaga isezerano rya kera n'isezerano risha Uwiteka yasigiye abashumba kugira bakoreshe kubwo gushumba intama ze, kandi arababwira ngo ibyo muzarenza, ibyo muzakoresha birenze izi denari 2 nzabibishura ngarutse. Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze. Amaze kumubwira uco ahita abaza sasa wa munyamategeko, aramubwira ngo utekereza muri aba bantu 2 ninde wabaye muturanyi, muri aba bantu 3 ninde wabaye mugenzi w'uyu muntu wari waguye mu gico c'abambuzi agakubitwa? Wa munyamategeko ahita amusubiza ni wa wundi wamugiriye ibambe, wa wundi wamugiriye muwe ari we Musamariya mwiza. Ngiye kukubwira umuturanyi wawe. Ijambo ryacu ryari kuvuga urukundo rw'umuturanyi nyakuri. Umuturanyi nyakuri ntabwo ari uwo mwegeranye, ntabwo ari uwo muhwanye imbibi, kubera waburara iwe ari kumena ibiryo, waburara iwe ibiryo byabuza babirya, abana bawe babirukana konte ku mabanke ze zuzuye. Uwo si umuturanyi nyakuri. Umuturanyi nyakuri ni umuntu urahura n'ikibazo cyangwa se ukagwa mu kigeragezo akaba uwa mbere kugutabara. Niyo uguye mu kigeragezo cyangwa se ugahura n'ikibazo, umuntu wa mbere ugutabara si umugore wawe, si umugabo wawe, si abana bawe, si ababyeyi bawe, ahubwo umuntu wa mbere udutabara ni Yesu Kristo, kubera niwe nshuti nyakuri wari mu mutima, mu nzira, kuri moto, mu modoka, mu ndege, ku isoko, mu nzu, ku kazi, hose muba muri kumwe. Ni inshuti idasigara, ni inshuti ibera hose icyarimwe. Rero tugira urukundo nk'urwa Yesu Kristo. Urukundo rwa Yesu Kristo rwarangwaga no gufasha abatishoboye, akaja kureba abakene, imfubyi, abapfakazi, abagenzi, abantu bafite ubushobozi bukeya. Abo bose nibo wasangaga Yesu ashizeho umutima. Rero namwe tubakururiye, cyangwa se mwebwe muri kutwumva mufite abantu runaka babegereye, mugombwa kugaragarizaho urukundo nk'urwa Yesu Kristo, urukundo rw'umuturanyi nyakuri. Mugombwa kurugaragariza kuri ayo magereza begereye, kuri izo mfungwa, kuri abo batifashije, kuri ibyo bimuga, kuri abo bantu badafite ubushobozi, kuri izo mpumyi, kuri abo barwayi, ibitaro bibegereye. Mugombwa kugaragaza urukundo na agakiza. Kwizera kwacu kugombwa kugaragarira mu mirimo, kubera kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye ubusa. Dukorera Yesu Kristo tuzi ku munsi umwe azaduhemba, kandi amakamba yacu tuzambikwa azava mu mirimo twamukoreye. Niyo mpamvu twifatanyije na Tabara TV dukore ivugabutumwa riherekejwe n'imirimo yabejejwe, kubera iyo mirimo niyo izavamwo cyangwa se guturukamo amakamba tuzambikwa nituba tunesheje irari ry'isi. Imana idufashe kandi iri jambo ryayo kuri wowe uryumvishije. Amen.